Birashoboka cyane ko nawe waba wibaza iki kibazo, wibaza uti ese ubu nanjye naba umupapa, naba umumama, ese ubu nanjye nagira abana bakajya banyita umubyeyi bakampamagara papa cyangwa mama? Birashoboka cyane. Ariko se mu gihe ibintu utarabigeraho cyangwa se mu gihe ibintu bitaraba, ni ikihe kintu ukwiriye kwirinda kumva mu matwi yawe iyo umuntu ataragera igihe cyo kuba yashinga urugo? Hari amajwi menshi cyane azaturuka mu mpande zigiye zitandukanye amubwira ati wageze igihe cyo kubaka urugo, ukwiriye kujya kubaka rwose. Bakumenyera igihe cyo kubaka urugo gute? Ko ari wewe ugomba kubyiyumvamo, weho n'Imana yawe. Witonde my friend, shaka yuko tubaseriye mu rukundo, kandi ndashaka yuko iyi YouTube channel igomba kuzagira abantu ihindurira ubuzima. Shaka yuko ari abantu benshi bazahinduka kubera iyi YouTube channel. Iyi YouTube channel yanjye, YouTube channel yawe, tugomba kujya tuyimenyera ibintu byinshi kandi by'ingenzi. My friend, ndashaka kukubwira yuko urugo ntago ari ikintu cyo kujya gukiniramo, ni ikintu gitegurwa, ukabanza ugategura, hanyuma warangiza nibyo kuko ugapanga urugo ukagenda ukubakana weho n'uwo mwakundanye. Ariko ari ibintu mwabanje gutegura. Gato hari umutipe durutse kuganira, twaranakuranye muri quartier zimwe, yambwiye ubuzima bw'ibyamubaye nyuma yo gushyingirwa, ibintu byamubayeho nakumiro. Yagiye kubaka urugo ahanini cyane ntago ari uko we yari yarabyiyumvisemo yuko yageze igihe cyo kubaka urugo, ahubwo inama abantu bamugiriye bamwereka yuko igihe cyo gushaka cyageze. Udufaranga duke yari afite yari yarahawe no mu muryango twaramushutse, yumva yuko agomba kujya kubaka urugo, cyane ko we nta n'ikintu yarazi gukora na gito. Ntabwo nta mwuga yari yarawucikishirije, ikintu cyose yakura amafaranga byasaga naho nta bumenyi buhagije agifiteho. Abonye amafaranga kugira ngo agende ajye kwiyongeresha ubumenyi kugira ngo azabashe gutunga umuryango, ahubwo yihutira kujya gushaka umugore. Ibintu byamubayeho nakumiro, baza ngo byagenze gute. Ariko none ngo sabo kandi aho ngaho kuri like by'umwihariko kandi mu nyemere twakira abantu bashyashya kuri iyi channel. Umuntu mushyashya no umuntu utarakanda subscribe, niba utarakanda subscribe uyikande kandi ukagufungura inzogera kugira ngo nawe ujye ubasha kubona ibiganiro bitandukanye bikunda gutambuka nga kuri channel. Ni ibiganiro byiza cyane byo kubaka umuryango, byo kubaka society, byo kubaka urukundo kugira ngo ejo hacu tuhategure tuzahagere hameze neza. Wakoze cyane kandi urakoze kandi waranakoze wowe wamaze gukanda subscribe mu gihe cyashize, nawe uyikanze ubu ngubu Imana iguha umugisha. Reka dukomeze ikiganiro cyacu hanyuma mbibwirire ibintu byabaye kuri no mugabo, kandi ube tayari kugira ngo nawe niba witegura kuzubaka urugo, niba witegura kuzaba umugabo uhamye, iyi nkuru ntigucika kuko urayikuramo amasomo agiye atandukanye. Urakuramo inyigisho zagufasha gutegura ejo hawe hazaza. Welcome. Icyo mutari kuze kumbaza, ntimuze kumbaza itorero yasengeragamo. Icyo ndibabwire cyo nuko yari umukristo kandi uhamye. Ubwo yari yatashye ubukwe bw'umuririmbyi baririmbanaga, nibwo yaganirijwe n'undi mu mama amugira inama ndetse amwemeza uburyo kubaka urugo ari ibintu byiza cyane, ndetse anamusezeranya yuko rwose bahari we n'umuryango we bazamushyigikira. Ntabwo ari we gusa, bari kumwe n'undi mugabo rwose baragenda ibintu byo gushaka babimucengezamo, ajyaho nawe arabyemera. Ndetse kubera ko mu rugo iwabo ntago navuga ngo bari bakenywe cyane, ntago bari bakenywe cyane. Yari yaragize umugisha bwo kuba papa we afite inka nyinshi cyane, ndetse nawe yari yarabashije kuba yabonamo iye izikomotse kubera yuko yaziragiraga. Mu kumushyushya mu mutwe, baramushyuhije mu mutwe, bucya araragaramye ari gutekereza uburyo nawe yakubaka urugo. Mujye munyumvira, araratekereza ikintu yakora kugira ngo yubake urugo. Ni ku myaka itari myinshi cyane, 25 buriya uri mu gihe cyiza cyo kwitekerezaho rwose. Ntabwo aba ari ibintu bikwiriye yuko utangira gutekereza umugore kandi uzi neza yuko utaramenya kuba washakira umugore n'umwana cyangwa se n'abana ikintu cyo kurya. Icyambere uracyaba iwanyu, uracyambara ipantaro uko bagurishije iyo hene. My friend, mujye mwitonda cyane. Yagiyeho asaza ababyeyi be, arababwira ngo bagomba kumuhereza umugabane we, bagomba kumuhereza umugabane we agakora ubukwe.
nibyo koko ntabwo nabo bari banze kubona umukazana. Burya umubyeyi yagiriwe amahirwe buriya ku myaka 25 aba ari kubona rwose uri kugenda usa n'uri kurenga. Ariko burya iyo uri kugenda, iyo babona uzi ubwenge bwo gushaka amafaranga, ntago bakubariramo ko uri kurenga, ahubwo baba babona ejo hawe hazaza ari ahantu heza cyane. Niyo mpamvu uba ugomba gukora ibintu bishoboka byose, ugatekereza ikintu cyaguhereza amafaranga kurenza uko watekereza kuza no muzayasangira. Yakomeje rero arabashyushya ababwira uko agomba gukora ubukwe. Yaranafite umukobwa rwose bakundanaga, ndetse abakobwa bo muri iyi minsi namwe wagira ngo babahumye amaso. Ubundi nimba ubona umusore akiri iwabo atabasha kwikodeshereza geto y'ibihumbi 5, ubundi uwo musore ubu mujya uruza azakugaburira iki? Erega Imana yaravuze ngo nitubura ubwenge izatureka. Ntabwo nzi neza rero niba ariyo yakishimira kukubona ubayeho mu buzima bugoye, uri kugenda uteza ibibazo mu baturanyi. Icyakoza cyo ubaye ubifiteho amakuru, burya ari ukuntu wegera Imana ikagenda ikwibiraho utuntu kutubanga. Ufiteho amakuru yenda napfa kubyemera 60 wenda ku ijana, ariko se nta makuru bifiteho, nawe uri kubona ko umuntu uri kubona uyu mwana w'i Rwanda, uyu musore udashaka kumuteza ibibazo. Mwikosore. Umusore yakomeje kugenda abihata ababyeyi, avuga ati ngiye mfite umukobwa dukundana kandi nshaka kubaka urugo. Umusore bageze gutya bavuga ati urabo aho kugira ngo umwana wacu buri abamama bo baranitonda, yanagendaga kegera mama we akaba ari babicengezamo, mama we akaza kubibwira papa we nyuma. Babona nyine ni ngombwa yuko bamureka, rwose baramureka. Yari afitemo iyo nka ndetse hari n'ikigabane kiwe yari afite, baragitanga, ashakamo inzu, ashakamo ibyangombwa byose muzi bikenewe, yitegura ubukwe nk'abandi bose. Ikintu gitangaje nuko ba bantu bamwokereye, bamwe bamusabye kujya kubaka urugo, mu gihe cyo kwitegura ubukwe nta numwe yigeze abona, bose bamuteye umugongo. Bamwe telefone niba baramuriye blacklist ntago mbizi, ariko yaribuze. Gusa kubera yuko papa wabo cyangwa se umuryango we bari boroye cyane, inka barazigurishije, bamukorera ubukwe burataha. Mbaza ngo byaje kugenda gute urugo bamaze kurugeramo? Twa dufaranga bari bafite twaje gushira rwose. Ibi bintu by'ibibazo umusore nta cyede yigeze akora, ibintu byo kuragira gusa. Rero buriya biba bigoye cyane kuvuga ngo uzatunga umugore, kereka ariyo business ukora, ariko nanone ubona ko ntago yabikoraga kinyamwuga. Urugo rwaje kumunanira. Baba ndi bamugiraga inama, birashoboka cyane rwose ko umuntu yakumva urugo rwe rumeze neza, kandi nibyo koko. None wakumva urugo rwawe rumeze neza, ukibwira ko na runaka uri hariya narwubaka bizagenda neza. Umuntu nazaga kugira inama gushaka, uzatekereze inshuro zirenze zabikubwiye, kubera yuko yagiye inzara izaba iri kukurya, wazaba kikomeje kurya neza, kuko yakoze ikofi kera, yiteguye kuva kera. Araza arakubwira ngo urugo ni ibintu byiza cyane, mbwira kumwe n'umugore ngo murafatikanya mugatera imbere. Mwizangahe cyangwa se reka tuve mu by'amashuri, tuve ku by'amashuri. Nyuma yo kwiga ufite akazi kameze gute mbere yuko wumva ko nta kibazo uzahura nacyo? Urugo rwaje kubananira bitewe n'inzara ndetse no guhuza. Urumva byari bitangiye kugenda byanga. Buriya iyo umugore yasonje ari kubona inzara iri kumurya, ntago wamuzanaho ngo ibiki n'ibiki, atangira gutekereza kuri fake uri nta n'ikintu umaze mu buzima bwe. Kandi niko kuri, nimba guhahira urugo bikunaniye ntacyo buricyo. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo burya umugabo nikinjiye mu rugo ntago yabeshyaga. Irandirimbo mujye muyumva muyikurure neza. Urugo rwarasenyutse, urumva nta nzu bagiraga, kwari ugukodesha. Byaje kurangira umwe asubiye iwabo, bajya kurera, n'undi asubira iwabo. Uri kumva urugo kuno rwarangiye. Ikintu cyabayeho cyatumye urugo rurangira, mitena nakubwira nyirizina icyo twari tugambire cyangwa se isomo dukuye muri no nkuru. Ikintu cyari kigambiriwe cyangwa se ikintu cyabiteye nuko bagiye kubaka urugo batarabitekerejeho. By'umwihariko umusore yazize kumva inama mbi, zitarimo gushaka amafaranga, ahubwo ziri kumwirukanyiriza kujya kubaka urugo, kandi ntabwo arubaka ubuzima. Buri ikintu cya mbere ubanza kubaka n'ubuzima mbere yuko utekereza kuba wabana n'umugore. Erega umugore umubwiye ati nyuma y'umwaka cyangwa se imyaka 2 aba ariho tubitegura, ntago yabyanga, ahubwo muri iyo myaka 2 nawe ukagerageza gushakisha ikintu cyazatuma mubana neza. Isomo riri muri iyi nkuru rero, nimba witegure cyangwa se nimba wumva ukeneye kubaka urugo, my friend,
banza utekereze ibintu ugiyemo neza, kuko urugo nakubwiye ngo ntabwo ari ikintu cyo gukiniramo. Urugo ni ishuri, ujya wumva babivuga ukagira ngo ni ibintu byo gutwenga twenga. Wapi, urugo ni ishuri. Niba uzi neza ko wiyemeje kujya kubaka urugo, bitekerezeho neza. Ariko icy'ingenzi igihe nakugiraho inama mbere yo kujya gutekereza ibyo bintu byose, banza wubake ubuzima, banza wige umwuga runaka wazagufasha kubaho mu gihe kizaza. Wizigame kugira ngo ubashe gutegurira ejo hawe hazaza, abana bazige neza ndetse n'umugore abeho neza. Wakoze cyane wowe twabanye muri iki kiganiro. Reka tuze guhurira mu kindi kiganiro nzagenda nkwibwirira utuntu uba ugomba kwitaho mu gihe waba uri kwitegura kubaka urugo cyangwa se n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Murabizi tujya tuganira aha ngaha, biba bihari kandi by'ingenzi. Wakoze twabanye muri no nkuru cyangwa se muri iki kiganiro. Imana iguhe umugisha, ngukunda cyane.